ntabwo uyu nguyu ari we nakwatse ahubwo yagiye gukira wowe utahe. Yego. Haleluya. Amen. Yesu rero ntabwo ajya yitiranya amazina y'abantu. Turataha rero tugera mu rugo, tugeze mu rugo wa mwana bamushyiraho sima atangira koroherwa. Ubwo rero noneho ninjoro turyamye, nibwo rero navuye kwa muganga ndyamye, noneho arongera aragaruka arambwira ati noneho rero ati Yesu arambwira ati noneho ndaje twongere tuganire. Ati ese urumva ufite imbaraga? Yego. Ndamubwira nti nta mbaraga afite, ndumva imbaraga ari nkeya. Urumva nari naravuye kwa muganga mu bitaro mfite nanjye numva afite intege nkeya. Arambwira ati ngiye kukongera imbaraga nyinshi kugira ngo uzabashe kunkorera mu bikomeye. Yego. Amen. Amen. Ndavuga nti nta kibazo. Ninjoro numva nangiye kugira izindi imbaraga, numva n'uburwayi burashize. Arambwira ati ubwo rero ngiye kugusura kandi ndi bugufi cyane bwo kugira ngo ntware umugeni wanjye. Ndavuga nti nta kibazo. Numva afite imbaraga nyinshi. Ubwo rero noneho mu gitondo cya kare bukeye umwana ninjiye mu cyumba sanga umwana yagagaye, ararembye cyane ariko atarapfa. Mpita ntangira gutekereza ibyo navuganye na Yesu. Wa wundi watanze. Wa wundi natanze. Yego. Numva nyine ntangiye kugira ko bagakeya ariko nkumva harimo n'imbaraga. Amen. Buriya rero y'Imana mwavuganye uri kumwe na Yesu ntago ugira ubwoba burenze. Buraza ariko bukagenda bushira. Numva nyine ntabwo bafite bwishi, mitanjyana umwana kwa muganga turagenda rero. Tugeze sashika mpasanga umuganga nawe w'umukirisitu. Aranyitegereza arambwira ngo niko wa mubyeyi we ngo nta kintu wavuganye n'Imana kandi ntabwo yaranze. Mwari mwamujyanye kwa muganga? Twahise tumujyana kwa muganga. Yego yego. Tugeze kwa muganga arambwira ati se nta kintu wavuganye n'Imana? Ntangira kumva ubwoba ndavuga nti twaravuganye. Arambwira ngo reka nkuririmbire. Andirimbira indirimbo ya 205. Vuga ngo urwane intambara nziza. Urumva yaratangiye nawe ko Imana yari mugize igikoresho. Kristo ni imbaraga zawe. Yego. Ntangije numva ntangiye kumva merewe neza. Ndavuga nti burya n'uyu muganga aranzi, numva ndishimye kuko numvaga Imana iri kugenda nyine iguha ibihamya. Ibihamya. Yego. Bahita bamereza ibitaro. Umwana yitwaga Uwase Sara. Naramukundaga cyane. Kandi wumve ngo cyane. Na papa we yaramukundaga cyane kuko niwe mukobwa twari tubyaye bwa mbere. Hanyuma rero turangije tugiye kubona bame bitaro, bamaze kushyira mu bitaro wa mugabo aragaruka. Yangendagaho cyane. Yesu aragaruka. Araza kwa kundi namubonye ndyamye, aranyegera arampamagara arambwira ati humura. Haleluya. Amen. Arambwira ati turi kumwe. Arambwira ati kandi uyu mwana nije uzamushyingura. Ko Yesu yambwiye niwe uzamushyingura. Arambwira ngo nzagufasha kumushyingura. Yego. Ati kandi nje kuguha imbaraga nyinshi. Yego. Akimara kumbwira gutyo abaganga nyine barakorakoye basanga urumva umuntu Yesu yafashe nta wundi wamukoraho. Imana ishimwe. Amen. Niyo mpamvu ngira ngo mbwire abantu bakurikiranye iki kiganiro bamenye yuko uwo Yesu yafashe. Yego. Nta muntu ujya umurekura. Niko bimeze. Amen. Amen. Yesu yagufashe rero aragukomeza. Ukagira umunezero. Natangiye kumva rero muri jewe umunezero. Nubwo nari ndwaje umwana ntago nigize mbabara. Abaganga barazaga bakandeba, yari umwana munini cyane mwiza, bakambwira ati yo mama none se ufite ikibazo yo, bagakora ibyo bashoboka byose. Ariko je nari ifite ibanga. Amen. Amen. Ndagira ngo mbwire abantu bazumva iki kiganiro cyane cyane aba mama baje bagira ibanga. Baje babika ibanga. Yego. Undi abantu b'abadamu cyane bakunda kuvuga ibintu byinshi ariko hari amabanga atagomba kuvugwa mu gihe kitari ngombwa. Nuko ngo rero yari yarambwiye ati Yesu nyine. Arambwira ati iri banga nkubikije. Nuzarikomeza kugeza igihe nzakubwira ngo uzarivuge. Nzakubitsa amabanga y'abakomeye. Yego. Imana ishimwe. Amina. Arambwira ati aha niho nje kugupimira kugira ngo ndebe gukiranuka kwawe. Urumva nari mpawe ikizame gikomeye. Hanyuma rero ubwo aho hose narinzi ko umwana agomba kugenda. Yego. Sinigeze mbibwira umugabo, sinigeze mbibwira abavandimwe banje. N'umugabo wari warabimuhishe. Kuki utabubwete reka mbanze bazo umugabo, ariko mpise nibuka ko n'umugabo nawe yari mu bashakwa. Yari mu bashakwa. Yesu yagwitijemo hagati y'umwana n'umugabo. Urumva rero wari ko bimubwira niyo mpamvu wabigize ibanga. Nayigize ibanga. Aha. Yego. Komeza noneho rero. Yego. Imana rero itugirire neza. Hanyuma rero ubwo ngubwo ndagenda ngeze kwa muganga. Umwana abaganga nta kintu batakoze. Ndagira ngo mbabwire ngo iyi Imana yagushatse nta hantu wayikatira. Niko bimeze. Kandi iki Imana ishaka ntabwo wakiyima. Ese none se mama ngo umwana kirwara ko wari ufitanye na Yesu ibanga ryo ko wamumuhaye. Yego. Kuki wamujyanye kwa muganga wovuga ati
wumvaga uri kumuvuza ariko n'ubundi uvuga ati uyu n'ubundi nubwo ndi kumuvuza ni umugeni wa Kristo, cyangwa warashidikanya uvuga ati wasanga Imana yaramunsabye gutya ariko akazanatabaruka wenda ari mukuru, cyangwa ati reka nkomeze ingerageze bya kimuntu. Ibyo bitekerezo wenda ntabyo wagize byo kuvuga ati wamureka n'ubundi kari umugeni? Ibyo bitekerezo narabigize, ariko ndavuga nti buriya Yesu hari igihe angirira impuhwe nakamundekera namujyane. Nanjye ubwo nyine nagiye kwa muganga mvuga nti hari igihe atari bugende reka ngende. Rero ngeze kwa muganga nibwo yangarutse arampamiriza, arambwira ati wa mwana nje kumutwara ndaje. Twamaze rero iminsi 2 umwana hashize baganga bari kumuvura, nubwo bamuvuraga je nari mbizi ko agomba kugenda. Nose ibundi yararwaye cyugo uburwayi yararwaye rero ntabwo nyine yari umugeni koko, ntabwo nabusobanura, ntabwo nabasha kubusobanura kuko yafashwe agagara, aragagara ukabona arajya sinzira, ukabona arongera akanura, ariko nawe nuko yari umwana nari kumubaza ibimuriho, ubundi wabonaga nawe yaragiye kera, yahoraga seka kuko yarageze mu gihe cyo guseka, kuko yarageze amezi 5, yatashye ageze amezi 5. Noneho yarasekaga rero cyane, ukabona arareba hejuru, keshi yahoraga areba hejuru aseka. Ubwo rero no mu kujya gupfa kwe yarararamaga disakarebe yagiye yarebaga yagiye kujya, ubwo rero yarebye hejuru gutya araseka ahita asinzira. N'ubwa mbere nari mbonye umuntu apfa ku munsi wa 3 ubwo ku munsi wa 2 wa kabiri nahamaze umunsi umwe kwa muganga. Ku wa 2 arapfa, ntabwo yangoye. Narahageze abaganga baraza bakora ibyo bashoboka byose, umwana bamugeze bateraga ishinge bakabura indwara, baburaga indwara, bakamupima amaraso ye bakabona nta kibazo afite. Urumva nyine Yesu yari yamaze kumwipimira. Arangije rero mbona arasinze, hari mu masaha yavuye mu mubiri neza saa 10 za nimugoroba. Hanyuma rero akimara kuva mu mubiri nibwo neza nongeye kubona Imana bundi bushya. Wowe yewe byagenze uti? Nagiye kubona rero mbona wa mugabo aragarutse yambaye igishura, buriya ntihazagira umuntu kubeshya ngo yabonye Yesu mu maso, nta muntu umubona mu maso. Aza umureba ukabona ubwiza bwe, mbese ukabona umucyo, ukabona imyenda yambaye, ariko amaso arahishe kuko buriya umurebye nta muntu wareba Yesu ngo abeho, oya. Ubwo rero arangije arambwira ati rero ubu ngubu, arambwira ati ngiye guhiza imbaraga nshya. Yego. Umwana amaze gupfa ni ibintu bya mbere bitangaza bikomeye. Yapfuye umuganga hari, umwana amaze gupfa mpita mvuga ngo haleluya, nibwo natangiye kujya mu mwuka. Nibuka rero bya bindi bungiye kugira ahantu haryoshye cyane. Rero nibwo watangiye kujya mu mwuka? Yego. Nibwo batijwe mu mwuka wera? Oya, nibwo nongeye kujya mu mwuka wera, nahise nuzuzwa imbaraga. Yego. Ubu rero nibwo ngiye kubagira ahantu haryoshye cyane. Ndagira ngo mbwire abantu bakurikiye kamera bari kumva iki kiganiro bamenye yuko Imana igira neza. Amen. Kandi Imana yakunejeje nta kindi kintu cyakunezeza, niko bimeze, nta n'umubabaro wagira. Ubwo rero nahise numva umunezero muri jewe, numva umunezero ntera haleluya. Abaganga barayoberwa, baribaza bati ni gute arapfushije aranezerewe, kuko nari fite ibanga. Buriya kugira ibanga ry'Imana ni byiza. No kwera nahise mbona wa mugabo bo babonaga turi kumwe, ariko je sinari ndi kumwe nabo, ahubwo nari ndi mu yindi si. Natangiye kwinjira mu yindi si. Noneho ngiye kubona wa mugabo atangira kunezeza, arambwira ngo ndi kumwe nawe, ndakugirira neza. Noneho rero umwana arangije amaze gupfa, nahise numva ambwira ngo fata uwo mwana umushyire mu mugongo utahe. Haleluya. Amen. Yesu. Kandi ntabwo bijya bibaho ko wapfa gufata umwana ngo umuheke hari n'intumbi batabanje kwitegura bagira gute. Nabwiye abaganga nti ntimugire ikibazo kuko nari namaze kwishyura byose nabirangije. Ntireka ntana umwana nigendere. Nagiye gutelefona rero umugabo mumenyesha yuko umwana yapfuye. Bazana imodoka rero basanga umwana ndamuhetse ndiyicariye gutya nk'umuntu wese umwana muzima. Yesu we. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Noneho nsubiye inyuma gatoya turaho ngaho muri sale, umwana amaze gupfa, nateye haleluya 3. Abaganga bose barahurura, bitanuzura umwuka wera. Ndabahanurira. Ubusanzwe ndi n'umuhanuzi. Yego. Ndabahanurira ndababwira ni Uwiteka Imana, nyine mbabwira iby'Imana byose yari imbwiye. Ndababwira ntimugire ikibazo kuko ibi byari umugambi w'Imana. Nako ko nyine navuze, ndababwira nti Imana ibarinde murabeho. Nditahira rero ndagenda, ngeze mu rugo rero, nageze mu rugo saa 12 zibura iminota nk'10. Tugeze mu rugo rero, ubwo twageze mu rugo hari umubyeyi witwa Mama Fazili, umugabo we n'umupasiteri Mukove, nibo bambwirije ubutumwa bwiza. Abantu benshi barabazi.
amen. Uyu mubyeyi Imana izamuha umugisha niwe watumye nkizwa neza cyane asobanura iby'agakiza. Ubwo rero yahise aza mu rugo na pasiteri baje kundeba nyine bavuye kwa muganga basanga natashye. Ndimo ndagenda mbagira rero ahantu heza cyane uburyo natangiye kujya mu ijuru. Haleluya. Ubwo nageze ku ntangiriro nanze kubicamo hagati kugira ngo mwumve neza aho byatangiriye kujya mu ijuru. Nanjye rwose aho niho ntegereje cyane. Ubu rero niho ngiye kugera neza urugendo rwo kujya mu ijuru. Imana ishimwe. Amen. Iyo nza gutangira mbabwira ngo nagiye mu ijuru simbabwira uburyo byatangiye ntago mwari kubyumva neza. Haleluya, haleluya. Amen. Aha rero mageze nibwo wa mugabo yagarutse arambwira ati rero ngiye kugirana nawe ikindi kiganiro gikomeye. Ntabwo ngiye nari ndi kumwe nabo ariko bakabona turi kumwe ariko tutari kumwe. Arambwira ati uyu mwana nije wamujyanye ntugire ikibazo. Kandi ejo mu gitondo tuzajya kumushyingura. Haleluya. Amen. Wari wabona umuntu Yesu yajyanye gushyingura nawe? Aho rero niho ndi bubabwire naho. Noneho turangije ubwo ngubwo pastor agera mu rugo n'umudamu we baraza bafite umubabaro mwinshi nyine. Urumva nawe umuntu wagize ibyago. N'umugabo nyine ubwo yageze mu rugo umugabo wanjye we atangira kugira umubabaro, abantu nyine bahita baza bamenya ko twagize ibyago kuko nari mfite icyumba cy'amasengesho cy'imisagara ya 2. Niho nari ntuye. Abantu benshi cyane rero narabasengeraga abarwayi bagakira. Buriya afite impano yo gusengera abarwayi bagakira. Haleluya. Yego. Kugira ngo mbwire abantu bajye bagira indwara zidakira yuko rwose njya sengera abantu bagakira. Icyo nacyo tuzakivugaho. Ariko sicyo naje kuvuga uyu munsi. Imana ishimwe. Kandi iyo mpano nayo nayihawe icyo gihe ndaza kwibabwira. Impano yo gusengera abarwayi bagakira, impano yo gusengera abakobwa. Bariya abakobwa nyine baratinze kubona urushako. Niho Imana yayimpereye icyo gihe. Abasore mbese n'abagore bagira inda zigatinda kuvuka, abo ngabo Yesu ajya mu bubasha bwo kubasengera bakabyara neza. Imana ishimwe. Aho ngaho hose naho byaturutse. Yego. Imana ishimwe. Hari abantu rero twajyaga tuganira bakambaza batese mu Mose ubutwaro ufite ubukura hehe, mbaraga z'Imana ufite zikura hehe? Nta handi rero nahangaha nahuriye na Yesu. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Ubwo rero barasenga, pasiteri n'umudamu we baradusengera. Twari mu cyumba cy'amasengesho. Yesu yari yambwiye ngo uwo mwana nzamuryamishe mu cyumba cy'amasengesho kuko ari umugeni azatahira ahantu heza. Twari twateguye cyane twamuryamishe ariko giye namurebaga nabonaga atari yapfa kuko nabonaga kimeze neza, nkabona mbese numvaga afite umunezero kubera uwo munezero nahawe n'Imana. Haleluya. Amen. Wambaza utese kuki wari ufite umunezero kandi wapfushije? Nukubera nanjye ubwo waturutse mu ijuru nyine. Waturutse mu ijuru. Ubundi kumva ko waturutse mu ijuru iyo uri kureba uba wumva hari ahandi hantu uri. Niko bimeze kabisa. Hari yindi si uba wumva wagezemo. Nk'ubu tukaba turimo tuvugana ariko hari izindi imbaraga ndi kwakira n'undi muntu uri kunganiriza umucyo w'Imana wangendereye. Nuko byatangiye rero. Ubwo rero nari ndaho ngaho nagiye kubona noneho ukuntu nagiye mu ijuru mbona umucyo w'Imana. Mbona Yesu none arongera agarutse. Araza bamaze gusenga bo pasiteri n'umudamu we nanjye nusuye umwuka wera mpita ninjira mu isengesho. Uko rero umva ko rero noneho nagiye mu ijuru. Nagiye kumva, nagiye kubona mbona wa mugabo araje. Buriya ntinya esaseri cyane. Ni ukuvuga ngo nabonye esaseri imbere yanjye. Ngiye kubona mbona arakinguye. Yesu noneho ntabwo yaje wenyine. Yaje noneho ari muri esaseri. Angeze imbere arahagarara. Araza arakingura. Arambwira ngo mwana wanjye Venansia, naje kugutembereza. Naje kugira ngo ngirane ubucuti nawe. Umva amagambo yambwiye. Naje kugira ngo ngirane ubumwe nawe kubera ko nagukunze. Kandi ndagira ngo uzankorere mu gihe gikomeye. Haleluya. Amen. Ntago nari nzi ko ari iki gihe rero. Iki gihe mbona gikomeye. Hanyuma arambwira ati rero noneho dutembere tujyane. Yarakinguye rero. Yakinguye yakanze esaseri. Ubwo ariko